umwana bita Yamana agiye atereka kamera ahantu mu nguni ubundi byimbyimera nk'akaboko k'Uwiteka gahora karambuye. Baraza arayifite. Ngo arayifite ya Dan. Bari kuzana ama episode kuko ifite iminota 47. Njyewe izo video ntago makana ko nari nzifite. Ariko se ya mwana tugarutse gatoya ufite impano irenze imwe. Oyo je wibijyamo. Kingenze nuko nawe iyo mpano gifite. Ibintu kwari ugutwika byaragatwiko cyangwa byari isebanya nishaka no gushaka guharabika. Nagiye kubona mbona ndi kumwe na papa cyangwe screenshot z'ama video ngo nambaye ubusa bazohereje papa cyangwa. Umuntu izi video umuntu wagiraga access muri telefone yanjye ni Puzzle. Nibwo namwe nahise mbona live icikikanye ndavuga ati sizi video. Amakuru avuga ko se Puzzle yashaka kurya umugore wawe byo byabafitanye isano n'ukuri. Niba mwarabanye mukavumo inyamirambo kuki wageze kanombukira ukamutumura mu nzu nini kandi mwarabanye mukazu gato. Bira bintu kwari ugutwika byaragatwiko cyangwa byari isebanya nishaka no gushaka guharabika. Urumva nge na Puzzle twarakoranaga kandi ndabana. Yego. Noneho ariko nza kugira igitekerezo ndamubwira ati rero Puzzle ndifuza yuko watangira gukorana ariko nawe wibera mu mvumo yawe kugira ngo kontrole ibintu byawe neza nanjye nkontorore ibintu byanjye neza kurushaho. Yego. Dicara ariko ndavuga ati kuita mbikora gutya nubu nago nabikora gutya ngenda mwicaza nyine turagana namwe ati rero ngiye gushakira 1500. 1500 bitari ku mafaranga kwavuganaga nyine. Yego. Ndangije ndamubwira ati ariko muri ibyo 1500 ngenda banguhaye 300 noneho biraka bibiri dufite imbere nzakuramo 200 nyaguhe. Yego. Ariko mbise nanjye nsure bikunde mpumeke. Mbone urumva ngewe nifitiye famille suzi ko se mfite umuryango. Yego. Noneho ndamubwira arambwira ati hoya ntago nagenda utayampaye ngo ugomba kuba kwanza ndavano yampaye. Ngaho. Wari waramurongoye se yari umugore wawe? Hoya ntago ari umugore wanjye kabisa. None se? Noneho ndamubwira ati shuwa man ubwo surampanikisha gutya kubera iki 300 wawe yafashe ko desa sizigaye ko nta n'ibyumweru. Banaga mu buhe buryo mwafatanyaga kwishura ghetto? Nari mfite ikibazo cyo kuba nta telefone nari mfite. Yego. Nari mfite yari yarapfuye ariko mbona afite 13 Pro Max adafite ikintu akoresha. Ndamubwira ati rero ngwino twibanire. Rangije nyine turakora akajya afata challenge noneho nyine tubana byeruye. Waramufashe no kuvuga ngo umumovinga ini kubera iPhone 13. Urumva yabaga namusanze kwa Didiman nyine kabona neza iPhone 13 ye yatumaga abona aho kuba. Oya wijyaho njyaho gucyo reka mvuga ukuntu byari bimeze. Yego. Noneho ndamubwira ati ngewe nzajya nkumenyera megabyte ninjya no gushopinga imyenda nzagushopingira nawe. Guhereze n'10% kubyinjiye. Ubwo niba twinjije miliyoni ndaguherezaho 100 uya saving. Noneho ngewe nsigare nkurikirana iby'inzu umuriro amazi ibyo kurya umukozi turakorana gutyo turakorana noneho kugira tugeze muri arena rero byahise biba ngombwa yuko twimuka ahantu twabaga Nyamirambo twigira ahandi hantu mu nzu nini. Yego. Tugeze mu nzu nini rero nahise muhereza room yiwe. Mbere twararanaga aho mwabaga Nyamirambo? Mbere twabaga mu nzu ifite salon n'icyumba kimwe. Umwabanaga bararaga ku buriro bumwe. So twimutse rero nibwo naje kugira igitekerezo navuga ati nyamara kuno rero ibintu bimaze kugenda neza nkomeje kwishinga kakavuyo nabigwamo reka
sha nizanire urukundo twibanire hama andusho kunkontorora apana kwijugunya mu bintu. Yego. Urabizi nawe so bizi si by'abahungu. Yego. Araza turabana ariko urumva madamu ngiye nta kintu nigeze ambwira ariko ngiye nagezeho mbireba mbona madamu wawe yaraje murabana. Yego. Yego. Bigeraho noneho mbona ariko na Pazo mubana. Yego. Bivuze ngo babanaga okay mubana mu cyumba kimwe na Pazo afite icyumba cye. Yego, inzu yo yari nini cyane yo twimukiye yari nini uburyo ki yari afite space yiwe. Nanjye mfite space. Ubwo haciye hagahe ariko nkabona turi gukorera amafaranga pe ariko ntangira kuvuga ati noneho Pazo niba bino bintu twarabigezeho ndashaka we ikure mu mutwe yuko tugiye kujya gufata challenge atari cyo kintu noneho ndamwicaza ndamubwira ati Pazo ukwiye kumenya kwambara neza kurushaho wikuremo ubuti umduta nubwo nkuruta ugiye kunduta kuko ubu ngubu urampagarariye. Mu myambarire mu mivugire mu migendere abo ugendana nabo ubahindire kugira ngo tutagetinga ibiraka binini. Nta muntu uzaduha ibiraka binini abona tujagaraye wirirwana na sorti na Didimani ariko byumva nibo bajyanama turabiganiraho noneho aza kumbwira ati rero ya mpano urumva ntago ngiye nasubira Nyamirambo kuba kwa Petit Frere birasaba ko nikodeshereza inzu yanjye noneho nanjye ni nyine nangira ubuzima bwanjye. Ndamubwira ati okay naribi ndamubwira ati se nagufasha iki nyuma yarambwira ati rero na washaka amafaranga uma atari ku mafaranga uma nyine yo ku ruhande kugira ngo disuganye nimuke. Nanjye niterera hejuru ngo ati nzaguha 300 ntaribi ati ya 300 nta kintu yamarira usama 500. Ndaje namubwira ati rero 500 kwita nyaterurira rimwe byangora nawe urabibona ukuntu ubuzima bumeze 500 kwita nyaterura nkayaguha naba ngwaye ikiraka cyose. Ndavuga ati byibura nzaguha desa mowe 300 nzaguha 300 ande desa nyaguye mu kindi kiraka. Yego. Arambwira ati ntaribi tuza kujyana ku Gisenyi tujyanye ku Gisenyi ariko nza umuproducer wankorera indirimbo aza kumpamagara arambwira ati wowe ya mpano ntabwo ujyuma amafaranga wateye imbere none ntabwo wigeze uhindura umushahara kumpa ugomba kunyongeza amafaranga. Producer wawe? Yego. Ariko ibyo bibaye yuko nyuma yaho ubwiriye Pazo ngo aguha umwanya n'umuryango wawe nawe agiye gushaka haba? Oya ibyo yari introduction none nahereye hasi byimbitse. Yego. Ibyo nabyo ndabigeraho nanone noneho amaze ku producer amaze kujya mbwira gutyo ariko nkajya numva umuntu wamugiye mu matwi ni Pazo. No Pazo za kumwicaza ndamubwira ariko se Pazo tekereza ushobora kumubwira yuko dukorera amafaranga guhera mu kwa mbere yego twabonye ibiraka mu kwa kabiri ukwa gatatu ukwa kane nta biraka twagize wowe ubwawe ni wowe nitumiraga kuri banki kubikuza mu by'ukuri ubona amafaranga twakoreye atarashiriye mu kuyajya muri ayo mezi yose aciyeho nta biraka tubona. Yego. Noneho ikimbabaza nawe akishyira mu mwanya w'abantu bumva yuko mfite amafaranga kandi tubana kandi nta naho muhisha. Nkavuga se uyu musazi ubu ntabwo ubona yuko koko amafaranga tuyakoresha ko ntaho muhisha ko umutuma kuri banki ukubuzi balance isigaye umva uburyo twabanaga n'umubare w'ibanga wa telefone yarawuze. Arangije arambwira ngo hoyanga ubugomba ngo kubishyura ndamubwira ati nimbishyura rero ibintu hano bizapfa uko tubayeho bizagabanuka. Nibwo rero igitekerezo cyaze ndamubwira ati okay niba ubona ko mfite amafaranga nanjye kugira ngo wumve ko mfite amafaranga ngiye kukwereka ibintu tugiye gukora. Tugiye kukuza akazi kacu ugiye kwiyishyurira inzu nanjye nisigarane
noneho niba koko ubona ko kakazi kavamo amafaranga menshi ubwo kazavamo amafaranga gutunga kavemo n'amafaranga kwishyurira inzu ndanakongerera amafaranga naguhaga niba naguhaga 10% ndaguhereza 20%. Kuko hari ibintu ubwo bigiye kumvaho. Pazo turabyemeranywaho umunsi wo kugira ngo rero ibyo bintu tubikubiganira noneho twabikuyemo kuba ari igitekerezo tugiye kubishyira mu bikorwa. Nibwo namubwiye ati rero Pazo ngiye kuguha 300 noneho 200 nzayaguha ariko umbabarire ume space nanjye ntekereze kubera yuko iyo kuri hano urambika ntabwo nsura ngo bikunda birumvikana turakumva rega turabantu bakuru birumvikana kuri wese nangara byandastandinga arangije arambwira ati hoya nta kibazo noneho kugira ngo mpave nugo ugomba kumpereza 500 byuzuye nkava hano mbifite ubwo niba cyuzuye nta kintu tuvugana. Ndangije tambaza Pazo ndamubwira ati ariko Pazo wibuka yuko aya mafaranga ndi kuguha atari idene. Turi kubyibuka neza ko aya mafaranga atari idene ahubwo ari favor kugira ngo nawe udasubira mu buzima wahozemo ahubwo uhita ukodesha yawe. Nzati yego none se waretse kutuma nkaho mpanikisha ko nzi yuko 300 birakunda ibintu kwa twabaze ko bikunda waretse kumpanikisha ahubwo ugashyira mu gaciro nawe kejo bundi muri weekend dufite ikiraka ko nzagwa izo desa zisigaye uri kunsariza iki urarinda utuma nkora mu mafaranga ngiye kwishyura nzi ngo nyaguhe. Ubwo rero ntabwo nkwiye gusoka muri iyi nzu ngo rindira icyo kiraka kirangire mbone kugenda. Mbona byabaye intambara nahise ninjira mu nzu fata telefone ubwo nahise mwohereza 200 yari asigaye. Arangije tambwira ati mu gitondo ndagenda. Ubwo buzinduka mu gitondo haba umuganda. Abyuka mbona aracyahare ndamwihorera ngigeze nko nimugoroba mbona ahamagaje umushoferi wadutwaraga araje ashyiramo varisi aragiye atanansezeye. Hadaciye iminsi 3 nagiye kubona mbona ndi kumwe na papa cyangwe screenshot z'amavideo ngo nambaye ubusa bazohereje papa cyangwe. Ndavuga ati reka mu mutwanye nahise mvuga ati umuntu uzi video umuntu wagiraga access muri telefone yanjye ni Pazo. Yego ubwo Pazo ni wizi video uzitanze. Pazo mpamagaye nsanga yamborotse. Nibwo namwe nahise mbona live icikikanye ndavuga ati sizi video noneho njyewe izo video ntago makana ko nari nzifite ariko mu mezi nari narazisubye muri telefone yanjye mu mezi nka 3 yarashize. Kumba ubwo Pazo we izo video yari yarazisavinze kuri telefone yiwe. Batangira kumwereza n'izindi screenshot z'amavideo ye urumva umuntu telefone y'umuntu amabanga menshi abarimo. Sanga telefone yafashe kopi ya telefone ayimurira muye. Nuko rero byagenze birangira bibaye gutyo nyine. Nukuvuga ngo niba numvishe neza ibiriya bintu yafashe Jesus Christ yafashe telefone yawe ayikorera kopi muye. Yego hanyuma kubera ko kubera ko YouTube no gumpostingira ama video email yanjye yari iri muri telefone ye. Yo ubwo Google Photos ya rero niyo ushyizemo email ibintu byose biri muri kuri email bita amafoto ahitazaho. Ubwo bishatse kuvuga ko nyine kubera ko yari afite login za email zanjye ibintu byanjye yari abifite. Nuko byagenze. Pole sana. Ugomba kumenya ntabwo as long video yagize access kuri telefone yawe kuko gufata video na bira bintu twabonye ngiye bira ibora narabibonye ndapfusha bora ibintu ntashobora kugira hari ntashobora gushyira hanze hari n'ibintu ntashobora kugira abantu wigeze ubona bivugaho nabinyuraga hejuru nuko ndapfusha. Nyuma yaho waje kuganira nawe cyangwa byarangiye uko? Byarangiye gutyo ngewe rumva nabuze ikindi kintu mvuga nahise mbese uyu muntu ubundi ndavuga iki nawe ubundi ko ntabwo wagiye kwishinganisha kuri Ribu.
wagiye kwishinganisha kuri RIB urabibasobanurira you are safe ibintu bimeze fresh ni ukuvuga ngo hagize ikintu kijya hanze kiguharabika ibyo yabigize cyaha bahita bamuzirika na you're good naho telefone twese zacu zose urumva ibintu birimo biteye ubwoba ku buryo udashobora kugira biramutse igiye mu ntoki z'undi muntu bikajya hanze na chat zanjye nawe n'izundi uwo ari we wese ntabwo ari izo kujya ku karubanda hari ibiganiro biri hagati y'abantu babiri telefone ibitse ibintu byinshi niba yarayikisi rero akakorera kopi ariko se ya mwana tugarutse gatoya ufite impano irenze imwe ibyo wibijyamo icy'ingenzi ni uko nawe iyo mpano ugifite iyo mpano nawe urayifite nta muntu utagira iyo mpano keretse umuntu nyine urwaye ikintu rero urukumva biriya ni ikintu gishobora kuba inkoni zagukubita igihe kirekire aya masaha uramutse ubivanye mu nzira ugomba gutanga ikirego biriya bintu bikagira agategekwa kubivana muri telefone n'ibindi utibuka kugira ngo bitazaba naho yabisakaje bikavuye kugira ngo bitazaba inkoni zagukubita kuko kwiteza imbere uri umuhanzi ufite impano ejo uzaba successful biriya byajya bigaruka bikagukubita bikakubuza amahoro ejo uzakora umuryango n'iki biriya byaba inkoni twese biriya bijya bitubaho ariko kubera iyi nkubiri n'izi telefone zo muri ibi bihe usanga zitubera bariya hari abasaza birirwa bishyura amafaranga ya buri kwezi kugira ngo ibintu byabo bitajya hanze urumva abantu bose ntabwo bafite imitima imeze kimwe siko bimeze uzajya mu rukundo madamu washobora kutabyakira agomba niba ari umuntu mwabanaga nk'uko ubidusobanuriye telefone yawe yarayigizeho access nk'umuntu mwabanaga ntabwo biriya bintu agomba gutegekwa completely ariko kubisiba bitari ibyo izaba barrier izaba inkoni gukubita giye natamanje gutekereza ko ari plank wenda ufite indirimbo ugiye gusohora ariko niba atari indirimbo ugiye gusohora bisa nabi kandi nyine buriya niko abantu bagira bahubuka none se buriya dushobora gushwana muri iyo minota ngahe kubyumva none se pazo si inshuti yawe si inshuti yanjye si inshuti ya n'abandi bantu si inshuti byagenze gute wowe ni gute umuntu mwabanye mu nzara wageze mwabonye ibyo kurya ugamutumura mu nzu ntabwo icyo kintu ntabwo Nyamirambo mu Kavumo ugeze ku Gisozi utuye he harya ubu ngubu Kanombe ubonye amafaranga wegereye ikibuga cy'indege uri hafi kujya muri Amerika wegereye uzagenda erega na Irene yagiye muri Canada gezo baramwirukana ariko yagiyeyo nawe uzajya muri Amerika urukumva niba mwarabanye mu Kavumo i Nyamirambo kuki wageze Kanombukira ukamutumura mu nzu nini kandi mwarabanye mu kazu gato umva nkubwire rero cyangwa bari batangiye kubashinja ubutinganyi ariko so mugani kubana n'umugabo mu nzu mugenzi wawe numva nkubwire ikintu buriya niko abantu rero ntago bajya bambera abandi ari menshi ntarenga amezi 6 twumenyanye nawe ariko nawe wizera vuba umuntu umenye mu mezi 6 afata telefone yayigiraho access buri kintu kimwe ukuntu byagenze sinakubwira twahuye ngiye telefone yanjye yarapfuye biba ngombwa yuko ibintu byanjye hafi ya byose bikurikiranira muri telefone yiwe amakuru avuga ko se pazo yashaka kurya umugore wawe ibyo byaba bifitanye isano n'ukuri oya agari byo nase gute umudamu ari gutungwa n'abagabo babiri mu nzu abana n'abagabo babiri mu nzu ngo atari uwe wari ufite rezo ahantu naho ubundi inzu ukuntu yari setinze nta hantu byari bihuriye ikintu nanze ni ukumva yuko mfite meze nk'ufite kampani buriya mwari mufite dushe imwe byari bitandukanye cyane mwahuriraga mu gikoni twahuriraga muri salo ngaho ibaze rero madamu yagiye kureba ka televiziyo wagiye muri studio pazo nawe akabyuka yambaye box agasanga madamu mu gatenge yayimushinga ko ariko sha warebye kure
ariko maybe we yespectingaga ko mubana igihe kirekire akamanza akagukamuramo igihe yagutayemo, niko bitekereza gusa ubwo bisohotsemo amahoro ngaho ni fresh. njyewe buriya niko nyine sinzi ukuntu abantu batekereza, ariko icyo navuga cyo ni uko ni isomo ry'ubuzima, trust nobody. Ntabwo ugomba kugira ugira access ku bintu byawe by'ibanga. Abantu ni babi, umuntu yakurimba yakukunkumura. Numva sinzi ukuntu nabikubwira. Wumva njyewe nitereye mba numva hari ibintu runaka njyewe ntajyamo. Njyewe nta nubwo se najya gutunga telefone no video y'umuntu nk'uyo ngiyo uko nyine by'ubugogi. Oya bira twese dufite amavideo mu matelefone yacu. Twese dufite amavideo. Hari igihe no kureba kurumva ngiye kurumva kuko ngiye ndi ikiremba. Ukumva rero buri wese agira ibintu muri telefone ye, gusa nta ibyo ngibyo nagenda. Biriya azura ngo agiye kuri RIB kwishinganisha. Niyagira ikijya hanze azamukurikiza afata ku mavuta.